karindi mu kirikuzi musize mwisubishe batandatu wagere kuzimu satana agahita kugira igikoma ngoma ibyo wumvishije amarwi nibyo byatumye wiru nyamara njye urandenganya urabona n'abanara yariye njye nyine utarya wenyine harayo ugeze uzana hangaha nyine byagenze kuri nakubwiye ariko ibi ntabwo byumvikana ni gute biba amafaranga kuva kwa mbere kujya ku cyumweru ukimara kwibora wisubirira urengero warangiza ukaza nta na make ufite sinakubwiye yuko nayo nihishe mpako subundi wahungaga iki polisi wazihunze se zakwirutseho ariko subundi wowe kumbaza menshi mwe mwasigaye muhagaze wapi nako twarirutse muhunga iki ba nyiri mafaranga none so wowe warababonye wapi ngena narabumvisha nanjye numvishe polisi hako mujye munyumvira pe none se hari ifomu yabo abo wapi numvishe imirindi karindi mu kirikuzi musize mwisubishe batandatu wagere kuzimu satana agahita kugira igikoma ngoma ibyo wumvishije amarwi nibyo byatumye wiru none se wagize ngo nirukanyishijwe n'ibyo numvishije amazuru byapfa kuruta byibura nkaba nzi ngo ni umuhumuro cyangwa umuntu kwatumye wirukanka ariko byibura nkaba nzi impamvu ngo byaba ari ibiki ubwo urupfu se rurahumura gahumurirwa na toilette ku munsi wo gushyingirwa ugafatiraho amafunguro yibeshya ko ari resitora ibyo uri kuvuga bihurira n'ibyo turi kuvuga ibyo si ngombwa icyangombwa ni uko nabariye ko atatoriye none amafaranga wazanye ari hehe ni gute umuntu w'umugabo waza nta n'igihombo ufite none kubiza hari umugore mfite tuvuge yuko ari we n'aba narayahaye cyangwa byibura unamufite basi mvuge ngo niwe wayahaye naho wowe waragiye uyagura indayibonye yashize none uragaruka ariko izo ndayi urimo uravuga wabona zinyanditse ku gahanga cyane rwose none n'amafaranga utanye se dore ko areba mbese undi reka ibyo tubireke hajya ngo wagiye uhongera polisi hanyuma se ubwo ko wagarutse undi polisi uzagira wapi zarangije iperereza ibyo wabibwiwe nande ko byarangiye ni bande ry'umupolisi se oya ry'umusaza uwo ni sari ako nahubwo bitwa n'inkuba we ngurushye ngwisovuga ko ari urwiri wamaye baba we sogokuru wawe uramuzuye muzura se hari uwo ni none yishwe n'iki ni inzoka wajyana ntukavuga aya magambo atazajya umuntu kumva mujya munyumvira pe nkabuzwa n'iki kubivuga se siko kure hakundi gute umuntu w'umugabo yicwa n'inzoka ubundi inzoka zikunda kwica amapfuku n'ihene gusa none ko twamuvuga utuye mu buravumba kanga gapfa hari uwabigizemo uruhare ahubwo se niwe utabigizemo uruhare kubona amafaranga yose urahomera inzoga n'indaya ntumutangira mituweli nawe ubuzima rero bwarangiye bwanze birangira naze busize uwarida ariko wacyane utangiye kurengera ibiki ujya wibuka ko ndi ujya wibuka ko ndi papa wawe papa nyabakisi papa ujyana umwana wo kwiyaba ari papa nyabaki ahubwo wowe uri papa uri papayi uvuze ipapayi utunyibutsa deseri nariye zaziryoshye zite ngaho we nakubwira ngo waturire amafaranga nawe ukabihakana ayahe ayo ngo waguze ipapayi ipapayi igura ngahe igihumbi se ubwo urayafite nawe mfite gafatwe mpiri bisobanuye ko nyine wayariye wowe hama hamwe sha ujye ufata ibyo uzabasha kwishyura yihute iki gisambo cyawe kibacitse mwese ko muje munkanurira mwaje kunyireshyeshya ikituzanye se n'ukizi kize kamaze mbasuhuze komera gusuguzuza wa komera nawe komera wabanye mbere ko mujye munyumvira pe ntanye mbere se nyandi igitoki byutira cyo kimwe cy'umunyagara ko mujye munyumvira pe ese gutangiye kumpara bikana cyo kikuza wapi nakubwiye ngo ikinzanye ntacyo nzi tu gusa nshingiye kundura muri kureba wagira muri ibisamba gasambana nimba nta kindi wari kuvuga niba ari uko nawe uri kayora amabuye yo gutera ku karere tuje gusaba ibyacu none utangiye kutwita imbwa ariko ubundi ko numva mwasheze nangahe ni 3,000 ariko urayagabanya nayawe ni 4,000 yabaye 4 ryari wamumbarije si yabaye 4,000 ryari si 3,000 mwapara hanyuma yo hanje ariko wakuye hehe utambwira ko nyuma yayo namuhaye wamwongeye naye ndaye cyane rwose narayamwongeye bivuze ngo abayaye cyane duba yacu rero ngiye kambabwiza ukuri pe ndeka n'ibintu byo kwirirwa mbabiri ayo mafaranga ntayo mfite muyafate ngaya mbarengerezeho nasenyise kubera yuko yatinze cyukoze reka nkubwiza ukuri nize gutakuye kuri yandi warundimo cyane rwose yavuyeho kare kwijyanira ibyacu twabibonye
niko ngaro bimeze bite? Meza sawa. Bimeze sawa? Hanyuma se muzehe ngo nisa ari he ko nta ndi kubona hano? Ari mu nzu. Hari mu nzu. Sundara mushakira iki? Umva, genda ubwira uriya musaza aturumbuke maze hano asobanura ukuntu byagenze kugira nanjye menye ukuntu mbifata. Musura mushaka byihutirwa. Byihutirwa? Ahubwo vuba ubu none wakagombye no kuba wamuzanye cyanjye kumwirebera. Bireka muzanye niba mushaka tu. Ubundi ko mbona wirembeshejwe we byagenze bite? Mvuga batarabona shobora kuza no kubatambuye. Akashamu ngabanyeho imitwe rwasanga ari y'umuryango. Wabonye kumva pa yabaye. Hanyuma se yabaye gutya byagenze bitera? Wese nuzwa undi kwari kwagiye kwiga. Kwa kundi kwakije amagara yawe. We yakije yo yirukanga ariko ahita kwitana n'abandi bajura. Bamukubitaguye amarokora ameneka. Ariko ye ubushatse kumbwira ko ya mafaranga yose angana kuri atwateruye nta na make yageranye ahangaha. Ako namwe rwose mujye mugabanya umunyamara. Byampangayikijwe n'ubuzima bwe. Wahangayikijwe n'amafaranga atagejeje. K'amafaranga ari ubuzima ra? Ariko ubuzima si amafaranga. Umva rero nkubwire bro, njye ibyo avuga byose simbyitayeho. Njye ntago niteguye kugenda nta na make njyanye rwose. Nushaka wiyakire kuko nta kirenze icyo ubonye wabona. Hako se ubundi ko numva ari wo mushyigikiye uvuga ibintu bingana gutyo byose. Ubundi yakubwiye ko bamukubise igiki cyangwa yajombye umutwe he? Bageze ngo hari ubuzima nabucya afite. Bamukubise agera ahinduka stroke. Ubu nta kintu na kimwe ari kumva. Niba bamukubita fera peti shyushye. Ubu nawe ntiyayumva. To, nkururuye. Munako ntago agumvira. Nonke igikuzi na to. Nta buzima ntabwo. Ahubwo yajyanye amafaranga mu rwego wacu tumujyane kwa muganga. Sheri ni wowe cyangwa ndarota? Wabaye iki? Ese kutansubiza? Ako nawe ntukarushywe n'ubusa. Urabona imbwa ari muzima bamumugaje. None se bamumugaje umuntu? Bose umuntu urwaye stroke uzikajya avuga arutwa n'ubaye ikiragi ubu ngubu nta kintu kimwe yagusubiza. None se iyo stroke amufasha ryari kandi twavuganye? Niko muko urishuwa neza mwavuganye? Cyane rwose. Niko ngaro tutabiciye ku ruhande ubundi uyafashwe ryari? Ejo ni mugoroba. None kare navuganye nande? Nanjye. Ubu sura nabyo usanga ijwi rya narize. None se nyine waba urizi ukaryitiranya n'iryanjye ntaryo uzipe ngenda bihana. Kuko uyu nguyu aho yagiye bamukubise kugezaho nta kintu na kimwe gishoboye n'ibiri na sheriwe. Shaka izindi nzira zoroshye rwose kuko nta kintu kikumariye do. Mu gisebura koramo ntabyumva kandi ubiri kumurya. Bero mu ruhara. Nta bwenge rwose ngo agishoboye rwose. Noneho yabaye ikimuga burundu nazanakira. Yawe ibyo ubuzima byo byibagirwa kuko ntabwo byashoboka. Ntabwo ibyo ntarebye n'ibyo ubunagana bikinagana. Byo ntabwo mbizi. None ushatse kuvuga ko sheri wanjye bigendeyemo. Ariko nawe uririrwa ubaza. None se niba utumva nta nubwo ibyo bakubwiye wabibonye byibuze. Noneho ndahombye. Ariko turinda uhomba gute? Erega nanjye uyu nguyu yaramfitiye ideni. Irya twanakisungana da. Uri serious? Cyane rwose tugende. Tugende. Baramunwa. Kakabwe mu mva ziba urikiranye. Yewe sigara bita ku murwayi wawe. Reka nta buzima n'uburyo cyapfuye gihagaze. Dore ngikubite mu mbavu reko bikirya reka. Havutamugariza rimwe wakimara. Action. Uvuze ipapayi utunyibutsa deseri nariye. Zaheze igihe wise. Uvuze ipapayi utunyibutsa deseri nariye. Zaheze igihe wise zite. Siryo. Ariko namwe rwose mujye mugabanya. Ariko namwe rwose mujye mugabanya ubunyamaswa. Ariko namwe rwose mujye mugabanya ubunyamaswa. Byampangayikijwe n'ubuzima bwe. Wahangayikijwe n'amafaranga atagejeje. Twagiye. Ufite hagati y'ibagi. Twagiye.